Minisitiri, nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Amajyepfo, banyakubahwa abayobozi b'inzego z'umutekano, banyacyubahiro mwese muri hano, bashyitsi bahire, abaturage b'Akarere ka Nyanza, umunsi mwiza w'umuganura. Nishimiye uyu mwanya twifatanije namwe mu kwizihiza umunsi mukuru w'umuganura, nk'uko byakomeje kugarukwaho. Akaba ari umunsi ukomeye mu mateka yacu, akaba ari umunsi twishimira umusaruro w'ibyo twagezeho, akaba n'umunsi wo gusangira ibyo byiza dufite ndetse no kuremera abatarashoboye kubigeraho, ariko by'umwihariko ukaba n'umunsi w'imihigo. Uyu munsi rero w'umuganura wizihirijwe mu Karere ka Nyanza ku rwego rw'igihugu, wanizihirijwe mu midugudu yose hirya no hino mu gihugu, mu turere twose 30, bakaba bazirikana ko umuco wacu kwizihiza umuganura ukwiye gukomeza kutubera isoko y'ubumwe no kwigira. Ibyo twishimira nk'igihugu nk'Abanyarwanda ni byinshi, reka nk'uko twese tubiziranyeho twishimire ko ukwezi kwa Kanama twahariwe umuganura, tukuganuramo byinshi. Hari umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi, hari umusaruro ukomoka mu nganda, muri serivisi no mu bindi nk'uko twabibonye bimurikabikorwa twabanje gusura. Ariko by'umwihariko uyu muganura mu mwaka wa 2017 ni umuganura udasanzwe, aho tuganura ubuyobozi bwiza Abanyarwanda bishyiriyeho bihitiyemo, by'umwihariko binyuze mu matora y'umukuru w'igihugu. Tukaba twaritoreye nyakubahwa Perezida wa Repubulika utubereye, nyakubahwa Paul Kagame, ku itariki 4 z'uku kwezi. Hanyuma indahiro ye nk'igihango yagiranye n'Abanyarwanda kiba ku itariki 18. Murumva ko uku kwezi ari ukwezi kw'ibirori, ari ukwezi kw'ibyishimo, ari ukwezi dukwiye twese kwishimira buri wese uruhare yabigizemo. Nkaba ngira ngo Abanyenyanza dufatanye twishimira ibyo byiza, kuko nk'uko byabaye no mu tundi turere, Nyanza mwitwaye neza, mwakoze uko mushoboye, mutanga umusaruro ushimishije muri ibyo byiciro byose nari maze kuvuga. Umuganura ni ipfundo rikomeye ry'ubumwe bw'abagize umuryango. Turawizihiriza ahangaha twahuriye duturuka mu miryango itandukanye, mu mirenge itandukanye, ariko by'umwihariko ndagira ngo nibutse ko kwizihiza umuganura mu muryango hagati y'ababyeyi n'abana ari uburyo bwo gushimangira ubumwe bw'abawugize, ubusabane hagati yabo, ndetse akaba n'umwanya wo kuzirikana inshingano z'ababyeyi zo kubyara no kurera neza abana babyaye. Hanyuma abamaze kubyiruka muri bo bagakora uko bashoboye kugira ngo imbaraga bafite bazikoreshe mu guteza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. Mu rwego rw'ubuyobozi, ni umwanya abayobozi mu nzego zitandukanye duhura nabo tuyobora kugira ngo dufatanyirize hamwe kwishimira ibyo twashoboye gufatanya kugeraho, tuzirikane igihango dufitanye, twibukiranye ko abayobozi tubereyeho abo tuyobora. Hanyuma kuko dufite inshingano zo kubafasha gutera intambwe, turafatanye kureba imbere hazaza, by'umwihariko ubwo dutangiye imyaka 7 ya manda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turebe neza uko twiteguye, nk'uko yabitwibukije, imanda y'icyerekezo kirimo kwihuta cyane birenze uko byari bimeze. Akaba rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika atwifuriza twese umuganura mwiza, atwifuriza twese gutera imbere, atwifuriza twese ubufatanye
bigamije kwigira no kwihesha agaciro. Nk'uko twabyumvise mu buhamya yaba ubwatanzwe na Madamu Mukabalisa Eugenie ndetse na Alexis, twumvise ko hari intambwe muri rusange abanyarwanda bose bateye, by'umwihariko Eugenie yatubwiye aho yatangiriye nk'umubyeyi wari umukene, kuri uyu munsi araganura yishimira aho ageze. Ingendo zose yagize aho yatubwiye, hari ubumenyi yasangiye n'abo yahuye nabo, ariko hari n'ubwo yarahuye, kandi mwumvise ko imihigo ye ikomeje. Alexis nk'umusore wize mu mashuri, akaba afite aho amaze kugera yiteza imbere, mwumvise ko imihigo ye yatubwiye, anavuga ati inzu nubaka mu mwaka utaha izaba yuzuye. Turishimira cyane cyane umusaruro abanyenyanza bagezeho, ariko tukanashima ko bagize umutima wo gusangira n'abatarashoboye kuwubona, iyo bari mu gikorwa cyo gusangira nabo imyaka, abahawe mutuelle de santé ndetse n'abagabiwe inka, nako bakaba bahawe imbuto izatuma umwaka utaha niduhura nabo bazaba hari indi ntambwe bamaze gutera. Turabashimiye cyane abitanze, abafashije abataragize icyo babona, kugira ngo uyu mwaka tugiye gutangira nabo bagire aho bahera baharanira kuzagira imihigo barata mu gitaramo cy'imihigo umwaka utaha. Banyakubahwa mwese muri hano, abaturage b'akarere ka Nyanza, hari igitaramo twagiriye ahangaha uyu mugoroba washize, gifite izina ry'Inyanza Twataramye. Nyanza ifite amateka, ifite byinshi ibumbatiye mu muco wacu, nk'uko bikunda kuvugwa ko ari igicumbi cy'umuco. Cyari igitaramo cyerekanye ubusabane, cyerekanye ibyishimo n'imbamutima z'abatuye aka karere ndetse n'abari baje baturutse hirya no hino. Nkaba ngira ngo ubwo busabane bwaranze iki gitaramo twagize nimugoroba, gusangira ndetse n'ubutumwa bwatanzwe binyuze mu bihangano, dushimire buri wese wabigizemo uruhare, ariko tunasabe ko aribyo bizaturanga muri uyu mwaka mushya w'imihigo dutangiye. Umuco wacu nk'igicumbi, nk'ishingiro ry'imbaga yacu nk'abanyarwanda, dukwiye gukomeza kuwusigasira. Indangagaciro ziwurimo zigakomeza kuturanga, guharanira gukorera ku ntego, guhiga imihigo ndetse no guharanira kuyesa, bikaba intero n'inyikirizo ya buri wese. Hanyuma ubwo twifuza ko igihugu cyacu gitera imbere birushije uko bimeze ubu, ntagire n'umwe usigara inyuma, kandi tukazirikana twese ko iterambere ry'igihugu tuzarigeraho ari uko twese dufatanije, ntagire umurimo cyangwa umwuga dusuzugura, kuko uyu musaruro twishimira uyu munsi nk'uko mwabyumvise cyangwa mwabibonye, ntabwo ukiri ubuhinzi n'ubworozi gusa, byarenze guhinga no korora. Dufite n'ibindi bigenda bikura bitera imbere hirya no hino, kandi twifuza ko uko imyaka igenda ishira indi igataha irushaho gutera imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatwibukije ko muri iyi myaka 7 dutangiye dukwiye guharanira kuba abanyarwanda, ariko abanyarwanda bateye imbere. Ntabwo tuzaharanira kuba abandi bandi. Ndabasaba ko uyu muco wacu uzakomeza kuturanga muri uko guharanira kuba abanyarwanda bafite ishema, batewe ishema nuko bari, ariko bafite ishyaka ryo kugera no kubyo batarageraho, aribyo bizaturanga, cyane ko twamaze kumenya ko kwihitiramo no kwigenera ibitubereye biri mu bushobozi bwacu, kandi iyo ibyo twitiyemo bitugirira akamaro. Nkaba rero mu gusoza iri jambo kugira ngo shimire mwe mwese
mwagize uruhare mu gutegura uyu munsi, mwawitabiriye, ariko by'umwihariko mwagize uruhare mu kongera umusaruro w'ibyo twishimira uyu munsi ubwo tuganura. Nkaba kandi hamagarira abatuye aka karere by'umwihariko nk'abagize amahirwe yo kuganura umuganura wa mbere utangiriye imanda ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuzirikana ko bafitanye igihango nawe, kandi icyo gihango tukaba tudakwiye kugitatira. Buri muntu uwo ari we wese agakora ibyo ashinzwe, abayobozi mu nzego zitandukanye turimo tugakorera neza abaturage, hanyuma n'abaturage bakadufasha kugira ngo gahunda nziza z'igihugu zibagenewe bazigiremo uruhare, zibagereho uko bikwiriye. Ndifuriza mwese kugira umuganura mwiza. Ndashimira abahanzi badufashije, ndashimira cyane mwe mwese baturage ba Nyanza mwitabiriye, ndetse by'umwihariko abafatanyabikorwa harimo Rwandair, Sendeka, abaturage bafite amakoperative atandukanye baganuje abandi, Burarirwa yadufashije kubona bimwe mu biza kudufasha gusabana, ndetse n'abandi mu buryo ubwo ari bwo bwose batanze umusanzu wabo kugira ngo uyu munsi wizihizwe neza. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza, bifurije imigisha y'Imana. Murakoze.